Halo, muraho neza, ni amahoro. Yesu nashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Nitwa Valentine Mukeshimana, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ndetse nishimiye kubana namwe mumpe ikaze, mujye mumbwira ko turi kumwe, mwandika komenti, mumpa ibitekerezo ku ijambo Imana iba yampaye kuri uwo munsi. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuwa mbere, ndabifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Imana ibahe umugisha kandi izabe mu ruhande rwanyu, ibyo muzakora byose izabahe kuronka. Uyu munsi rero Imana yampaye ijambo turi busange mu mubwiriza, ni igice cya 11, turasoma umurongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 10, dusome n'igice cya 12 umurongo wa mbere. Wowe ugeze hano aribwo bwa mbere rero wumve ko tuguhaye ikaze, kandi byatunezeza kugumana nawe kuri subscribe kugira ngo ugumane natwe, kandi iki kiganiro niba ugikunze ukore no kuri like, nabyo nta kintu bitwaye. Imana iguha umugisha. Nawe tumaranye igihe, nkuhaye ikaze. Wowe wakozeho sabu igihe kirekire, Imana iguha umugisha kubwo kugumana natwe, kandi wowe ugikomeza gukurikirana ibiganiro byanjye, Imana ijye iguha umugisha kuko ufatanyije nanjye muri uru rugendo. Mbere yuko rero dusoma, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ko twemereye uyu mwanya tukaba tugarutse aha hantu kugira ngo dukore umurimo. Turakwinginze Uwiteka, kudushyigikire ntabe ari twebwe, ahubwo ubwiza bwawe ndetse n'ubwenge utanga bari bwo bubana natwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, umwuka wawe wera tubere umujyanama n'umuyobozi, ufashe umuntu uri kurebera ijambo, wumve icyo umutima we ugusaba. Uwiteka Nyiringabo Imana, umusubize kuko uri Imana itimana kandi uri Imana isubiza amasengesho. Urakoze, ndagushimiye rero. Icyubahiro n'amashimwe n'ubutware bikomeza kuba ibyawe ibihe byose, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo. Riri kuri paje ya 654. Wa musore we, ishimire ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe. Ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Nuko rero ikura umubabaro mu mutima wawe, kandi utandukanye umubiri wawe n'ibibi bikube kure, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Igice cya 12. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Amen, amen. Aya niyo magambo ari kumfasha muri iyi minsi. Ni ijambo natekereje cyangwa se ryanjemo mu mutima. Hari ubuhamya bw'ibintu nabonye, numva binteye kwiga cyane bikomeye. Ndahamya ko wenda bamwe muri mwe namwe hari uwaba yarabibonye cyangwa se n'uwaba atarabibonye. Niyo mpamvu ababibonye twaba tubivuga kugira ngo n'utarabibonye amenye neza ko ibi bintu bijye bibaho. Iri jambo riratubwiye ngo ujye wibuka Uwiteka mu minsi y'ubusore bwawe. Iyi minsi y'ubusore ni iminsi uba ugifite imbaraga zo gukora ikintu utekerejweho, ati ndumva najya muri korari, ukagenda ukajyaho bigakunda. Ndumva najya gusura umuntu, ukagenda ukamusura bigakunda. Ndumva nakora ibikorwa ibi n'ibi bitandukanye, ukabikora bigakunda. Ariko ijambo ry'Imana rikakubwira ngo hari igihe ibyo bintu bizaba bitagishoboka ko wabikora ngo bikunde. Rikakwibutsa ngo rero bikore mu gihe ugifite imbaraga, mu gihe ugifite ubwo bwenge, mu gihe ugifite ubwo bushobozi bwo kuba wabikora. Rirakubwiye ngo ibyo umutima wawe ushaka byose ngo wowe musore ugende ubikore, ariko utekereze kandi wibuke ko bimwe bizagushyira mu rubanza imbere y'Imana. Rero imirimo yose dukora, ijambo ryarambwiye ngo yose izasuzumwa, birebwe ko yakoranywe urukundo. Umurimo uzaca mu muriro ntushye ngo uhinduke umuyongo, uwo niwo tuzagororerwa, niwo tuzahemberwamo. Rero ubuhamya, ngarutse ku buhamya nari ndi kuvuga bw'ibintu naje kubona muri iyi minsi, nkumva birambabaje. Hari umubyeyi twabanaga, yari umubyeyi ugira urugwiro, ukunda abantu. Ikindi cyongeyeho, yari umubyeyi w'umukristo w'intangarugero. Uwo mubyeyi ntiyasibaga muri burakeye, yari umukatolike, ariko kumwe bizindura bajya mu masengesho yo mu miryango remezo cyangwa se ku kiliziya, bizinduye mu masengesho ya mu gitondo cyane. Uwo mubyeyi ntabwo yajyaga yasibamo. Yakoraga umurimo w'Imana, ari umuririmbyi, akunda abantu, nyine ubona ari umubyeyi w'intangarugero wo kwigirwaho ibintu byinshi. Ariko sinamuherukaga, ariko aho naje kumubonera nasanze yararwaye, ntabwo twaherukanaga.
nasanze yararwaye bikomeye, hahandi nyine atakubonaga ngo akumenye, ngo amenye ngo uri runaka. Si ukubera kurwara gusa, ahubwo no gusaza nyine byaje kuzamo izo bita izabukuru nyine, kuko yari umubyeyi umaze gukura, agenda yibagirwa, ubwonko bwe buribagira neza burundu, ku buryo no mu bana be atabibukaga bose. Rero ibyo bintu narabyitegereje nibutse ko ari we wa muntu wakundaga gusenga, ari wa muntu wasangaga afite igitabo cy'umukristo ari kuririmba indirimbo z'umukristo, ugasanga ni wa muntu ukunda abantu, uhorana urugwiro, uhorana umutima mwiza, wo gucyaha akamucyaha, wo kugirwa inama akazimugira, uri mu nzira nziza akamubwira ati komerezaho. Mbonye ukuntu yibagiwe nyine hahandi nawe ubwe ngira ngo yakibagirwa, byanyeretse koko kuko iri jambo ibyo bivuga ni ibintu by'ukuri kandi bishobora kuba ku buzima bw'umuntu. Iminsi mibi iyo kuvuga ngo sinkinejejwe n'ibi ijya igera ku muntu. Iminsi mibi yo kuvuga ngo ibi biryo uburyo ubwo ari bwo bwose wabitekamo ntabwo binejeje, ntabwo bindyoheye, ijya igera ku muntu. Iminsi mibi yo kuvuga ngo simbashije guhaguruka mu rugo nkandagire ku muhanda ndebe abantu, ijya igera ku muntu. Niyo mpamvu rero bantu banjye kandi bakunze ijambo ry'Imana, mureke tujye tuzirikana iki kintu, icyiza ugikore mu gihe ugifite imbaraga, ugifite uburyo, kuko hari igihe kizagera ntuba ugishoboye gukora icyo cyiza, kandi wenda mu mutima ukaba wacyifuzaga, washakaga kubikora ariko ntibe bikigukundiye. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo dukore ibyiza tugifite uburyo. Nanjye iri jambo ndumva muri iyi minsi niryo ndi kumva nshaka gukoreramo cyane, kumva nakora ibyiza. Umwongereza wajya avuga ngo my best, to do my best, gukora nyine ibyiza byo nashobora gukora nyifite uburyo, kuko hari igihe kizagera, ntawamenya hari igihe kizagera nanjye nkashyikirwa n'iyo minsi aho nzaba ntakibuka umuntu uwo nakagiriye neza, simbe nkibimugire kubera ko ntago muzi, sinkimwibuka. Rero bakunze ijambo ry'Imana, iki cyumweru ndabifuriza yuko mugendera muri iri jambo, mwibuka gukora ibyiza mugifite uburyo, muzirikana yuko ahangaha turi hari abandi bahahoze nabo ntago bagihari, natwe igihe kizagera tuhave. Bishatse kuvuga ngo muri ubu busore turimo, muri izi mbaraga dufite, hari igihe kizagera tugende tuvamo haza abandi. Niyo mpamvu muri iyi minsi ugifite imbaraga, ugifite ubwenge bwibutsa, kora ibyiza ugifite uburyo, Imana izaguha umugisha. Ndabakunda rero, niryo jambo nari mbazaniye, tuzabonana ubutaha, ubwo naho kuwa gatatu. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Bye bye.